dore abantu bose bamaje kukumenya ngo uri umurozi kandi nimba ari n'icyasha ruri n'urubwa baba bari kugusiga yo barashikinwa fasha ntuzaje urava mu rugo uje uriyirirwa he hano mu rugo umurozi niko bavuga ni mama y'Imana mushiki wanjye nyirabazungu kudakasha urwo ndakashije mama ejo umuntu nyine turi mwita turi guhambura mwishwanye na sebuka kwa nyina muramukazi wa mukeba wa kwa nyina mushiki wawe nyina nyirasenge wa ndabyibuka ura musaza ura twashyingwe ejo bundi bose kwita bari kuvuga ngo umugore wanje niwe wamurozi rumva ngoro nanje ndavuga twageze mu rugo nicyo sima ugeze aho kwe twumurozi koko ibi bintu byaba biri kuvugwa ari ukuri uburozi wawe warabwize heye nako bindenze ati ni mama y'Imana bari kumbeshera kuva iwacu ngo mwatera ishoti Nyamingi mugasingira umusaraba ngo ibyo bintu yewe haba n'iby'imanwa n'ibiki ibyo byose ngo mwagize mute mwashize hasi ni none iyo nkuru bari kuyivana he bari kuyikura he ati none ibyo sina hari hacyanje ningiye kuguhamagara mbabaze nk'abasaza be ibi bintu ubu nanje ndi gutinyarega kugenda Nchumbikiye umurozi baraga n'umurozi musinzi ngo nanje ndi umurozi ngo cabe ntari we ngo mba nararozwa narapfuye kani wawe ko twazikize ku ruhande turabandwa izihe ko umurozi mushiki wanjye ntabwo iwacu byigeze baho ibyo bintu bavuga se koko ntari cyo biziho cyangwa reka da bo murananze kubimubariza imbere yawe ndavuga nti wenda uko biri kose wenda yaba yabikuganije niba atabikuganije rero kuzina gima baragiye yaba ari umurozi mushiki wawe yaba ari umurozi nta kintu yabimbwiye ntacyo abikubwiye ntacyo mbiziho pe tuvuge ko bwabibitse nk'ibanga rye bo byageze aho arega barabinuganuze ngo n'urwo ruhara barazanye urwo ruhara kandi uri umuhirimbi ngo ushobora kuba nawe ngo nawe ushobora kuba ukimandwa ni impamo uruse ko rwasogokuru wanjye kuva kera ko mu muryango wacu ruhaba bo mfite ibimenyetso byinshi ibimenyetso byinshi ntabwo ndabyemera ko mushiki wanjye yaroga iwacu nta murozi wahabaye nawe oya ntawe rahera barajigina oya yaba indebo yaba inseko geregwa kumenze nawe nk'ufite akantu hatse Ega nkubwiye ubwo rero ngaye nguko muzicare mu biganeho na mushiki wanje nashatse no kumwirukana ndavuga inti oya kapfa kwihangana none se umva cisha make bijya gutangira aba bantu bajya kubikubwira ubundi bakubwira ko yaba hari umuntu yaroze hamwe katsiye umuntu wa mbere wabizanye nyiraruheke uramwisengeneza wo mwishoboka yego uraho sha amayi corero urugiye guhaha si komera uraho komera sha ayiwe dore uyu ni umugore wanje ni umugore wanje ugusunika gutya uyu ni umugore wanje komera sha nuko mbona gusunika nkaho ni mpamvu nkamukunda nte ni mpamvu uyu ni wo mfura mfite mu mfura zibaga harazo namuki wawe se n'umugore wanje muraho mada kiza budashirira komera sha ayo we muze ndakwiyamya ariko naguhobera n'impamo y'Imana bakakureka ariko nawe nguze kumumenyera uyajuji uyu ni umugore wanje isi utumanye n'abazungu azatworoga kakoroga shawo se nyirabazungu mushiki wawe se koko narabizi data we ibyo nta kibazo umva n'Imana ndagukundaga uzambabare ntuzaje kure yanje nicyo kintu ngusabye ntabwo ari wowe ndagukundaga umva uko ndakura ariko se ko mbona mutabyumva kimwe girwa ni umugore mwiza pe ariko ndabona mutarimo kubyumva kimwe umva nkubwire sibyo niba mvuye hano ugashaka kunsuhuza nkagusuhuza ntago bivuze ko ugomba kumenyera mu bagore bawe sindimo mu bagore uteganya gushaka sindimo mu bagore b'inzozi zawe sinteze no kubamo niba wananyifuzaga ugenda unywa amazi birashira uryamye ugaramye wubitsindagayaga gakubiteho birashira ndakwiyamye n'undi munsi uri kunyuma wibabara oya ndakwiyamye mukundaga nkabura ukongera n'impamo y'Imana areke gukomeza kukumenyera nta hantu mpuriye nawe ahubwo niba uri umugabo mugenzi we nkuko mbona ucishije makenya witonda wumvikana rwose pe umugira inama ashyira ubwenge ku gihe kuko nge ntawo mpuriye nawe turumvikana uyu mukobwa ni impamo ni nasanze ari imfura
numureba se ndakwiyamye unkure mu bufuru ushyire mu buhehererezi noneho ubwo niyo mpamvu adashaka ko tumumenyera muri bo bantu benshi aya ni mama hagiteke umugaburire sha ahantu ko mbona mbonye akantu katari sawa bugirirwa akaye ya mugore muvugana kuri ya buriya bizakunda ni imfura ndamukundaga abaga hari wanje ni mubi wawe nasanze ari imfura nsa arubahaga we avugaga neza akagera gurugwira muri make ashaka kumbwira ko biriya yakoraga ari kugira ngo abantu batamumenyera mu muhanda ariko ubundi mu byumva kimwe inaho bose baramuzi bashaka kumusha muri buri kibina ubwo rero ni umugore mwiza barashikinwa numva mushiki wawe mubwire zamufata n'uburozi iyo mpanga yawe nawe nzayimena ntabwo byabaho ntabwo iwacu nta muntu waroze nta n'isazi y'u Rwanda none icupura ringurira he kose buriya twajya kwa Sekamana buriya ntabwo yakinguye sherumva nkubwiza ukuri hano hantu tugomba kuhimuka ngo tugomba kwimuka hano hantu berekeze nta soni ese shiri byagenze bite mbabarira umbwira ukuntu ngiye nshobora kubyuka nigire kwihahira mfite gahunda zanjye n'ibintu byanjye napanze irangegero y'umusazi kaza kwirwa inkorakora mu muhanda ende uguko shiri uretse banza umbwire ntabwo urimo kubimbwira neza reka ni ikihe kibazo hano sibyo simvuye hano ameze neza ntitwa tumeranye neza hari ikibazo nari mfitanye n'aha hantu hari ikibazo mfitanye n'iyi nzu ariko ngiye mvuye hano ngiye guhaha mpita nkubitana n'irangegera ya nyiri hano abakimbona gatonya ahise anyurira ndabwe se uranshaka hiki ngo yango nawe ngura umugore wanjye ngibiki n'ibiki ndambwa muzigenda kwiya ngo yigura ubaye umugore we gutese nese ibyo sibyo ndi kwibaza nyine ibaze mu muhanda abantu bose barandeba basi ko nge nawe dukundana tubana umugabo wanjye akajya kunkorakora iyo aba basi bya no kuza kampobera nyine ibyo bintu bikarangira ashaka kunyambira ashaka kumva akuyoragura bamubwiza ukuri wese sheri umva ikibazo mufite rangi gikomeye aha nibwo tukihimukira reba n'amezi twishyuye ntabwo arashira ibyo bintu nge nta kintu umva ngo icyo tugomba gukora byereka mwiyame ako kumwiyama se bimaze ese urumva ako ibaze kugusuzugurira umugore mu abantu bakumva ko ngewe nuriya mugabo ari ikintu nge nawe dupanga muri make abantu bose base babona ko nge nawe hari ikintu dupanga uzi ukuntu mpavuye ubwana bwari buri mu muhanda bunseka uzi ukuntu numvishe ngewe ubwanjye agaciro kanjye gataka nese ubwo na shimana oya ahantu tugomba kuyimuka urahitamo ikintu kimwe urahitamo randi rodi cyangwa umpitemo ese ubwo urumva ibyo bishoboka ngewe mpitemo randi rodi sheri urabona ikibazo kiriho cy'amazu muri iyi minsi urumva amazu yarahenze iyi no kugira ngo tubibone uzi intambara twarwanye urambura ngo twimuke tuva aha ngaha urumva handi turi bugiye kuba ari hehe nese ku buryo umva ko ngiye ngomba kugenerwa oya umva icyo ngomba gukora ngewe urumva ngiye kumuha gasopo mwihanangirize ku mugore wanjye sibyo mwihanangirize ntabwo agufiteho uburenganzira habe n'akantu na gato sheri basi ihangane sibyo ihangane rwose wapi ihangane sheri ihangane ndamwiyama sibyo wihangane ndaza kumwiyama sheri sawa urakoze kase ntabwo nshaka guseka pe seka ndaza kumwihanangiriza sibyo ngari kagendere mu kazi sibyo sawa Mwiriwe Niko Geragwa Hako icyo mushakaho ni kiburi yako murashaka hiki inzu sinyishyura inzu yanyu ntabwo nyishyura icyo mushakaho ni iki mbwira uwo musaza sohoka zihangaho nagire vuba vuba mbwira muzehe sohoka Geragwa sigugiye no kuza nagire vuba hasoni akari agasuzuguro mujye mureka ibintu byo gusuzugura se habaye iki kunshyiramo ngewe nanjye nawe tutagiye gahunda nasohoka zahangaho hasoni umuntu arikora umuntu w'umusaza mukuru hagatinyuka agakora ibintu by'ubugoryi ubugoryi isa kugiza nawe mubwira sohoka zahangaho umva nkubwire shanga
ndakubwiye wihanangirize Njyewe ari njye wihanangiriza umwiyame none se habaye iki atinyuke aza nkorakorera nk'abakabira umugore umuntu w'umusaza koko abahure n'umugore wanjye amwandagaze mu muhanda amujabati nduzwa rukujabata ndamubwiye mbabwiza ukuri ari bigiye byase wikoze agize amahirwe ahubwo musanga hangamba nkweretse ubugize ute nkweretse ukamugwa soni ubwo se niba atinyuka umusaza ungana kuri agasanga umugore utari uwe akajya kwirwa korakora mu muhanda urumva ubwo atari uburwayi ndakubwiye ngo rero shangazi bose ahubwo babera mu nzu ndabizi ahubwo agenge araza asobanurire ubwo bugeso yirwa kwirakwira ahubwo umumbwirire ngo ngewe gasopo subutwe umugore wanjye afite umugore we uriya n'umugore wanjye kuba nkodesha inzu yanyu ntabwo bivuze kuza kwiha amategeko mu rugo no kunjabatira umugore ngewe ushaka uzamuvune ngoto ndakubwiye ngo ubwo se niba atangiye ubwo bugeso urumva ibyo byo bishatse kuvuga iki hasone urumva bishatse kuvuga hagasuzuguro uretse ariko nanjye araje abisobanurire ubwo rero naza umubwire ngo nge ntawe mbwira ndakwiyamye ndakwanangirije simushaka ku mugore wanjye yewe ntaraba yambanyeho noneho ikimenyetso kimwe ntaraba yambanyeho saza nabi gusa bwanduranye gusa nawe umubwire mbabarira wimvuna umutwe hagize amahirwe ahubwo mama usanga ngo urebe ariko ubu koko ntabwo ngeri rwaragiye kwigira sugabo koko mubi umuntu w'umusaza arifata akajya mu muhanda ariko ngewe mbivuga ntubugeso yadukanye bwo kumva amaterema afite bugamba afite mu kanwa ke uretse kijyambere azamujigura muraho yemwe hano muraho mwiriwe yemwe hano muraho mwiriwe yemwe hano mwiriwe hano ako muze uburi muzima si muriyo ariko bikirama yari kumanywa nje ndebaga ibikezi cyo si madame bya bintu birakwiye hasani ako muze ubu ku buryo ushobora kujya kuva ku nyandagazara ku muhanda ukaza no kuntesha umutwe mu okay ibyo ntacyo umugabo wawe ariye nshaka umugabo wawe ariyo nshaka kujya mubwire ngo ibintu byose unkore hara kuko imbere ya muramu wanje uzi ukuntu nsabye uzi ukuntu mwajije oya ahubwo bibe byiza wose ukabimwibwirira koko ukamubwira ukuntu ndi kumushaka nyine wewe umutesha agaciro ndi kumushaka agaciro umutesha nakahe gaciro urajya kunyambira genda umugore wawe nasi ukuja kumbandagaza hasi imbere ya muramu wanje jewe najya kuzana mushiki wanyu none se wowe waranshatse nyine ngewe waranshatse ku buryo uzi ukuntu atasha ari gutekereza usubira nkurarayikwizanye ahubwo nyine bazira nkurarayikwiza je narakwishimiye kumupangayi wanje navuga ni rero nje uburyo kandi ngukundagamo kuko undutira abandi bapangaye uko wishuraga rero buri gihe kandi ukishurira ku gihe ni mama y'imanje byatumye ngukunda mu rundi rwego uri umugore wanje sinda kugira umugore kandi mfite wanje mugore wafashe imitungo yawe muri make wafashe unyongera ku mafaranga ni mama y'imanje urambabaje unkojeje isoni imbere y'uramugabo je niyo mpamvu nje kureba umugabo wawe mubwire ubugome bwawe n'ububi bwawe ahubwo muzereka musabishije sibyo kwinginze n'ahandi hantu tuzongera bego burere n'ubupfura ni narakubona uzongere kumfata oya ukoze ibintu bigayitse kamuje muremera ikosa baje baremera ikosa ahubwo wowe uje wemera ikosa nikosa simoze niri mfata unkorakoro unyiyambisha ku hejuru yihari wumbazi jewe nawe turakunda umugabo wose yagiye kure sheri urakoze kuza reba nyuma bira bintu byose nakubwaje no kuntesha umutwe na hano uzi ko n'ubu yarashatse kumva urashakira iki mu rugo wowe urashakira iki kumugore sinenje kukureba nkubwira ubugome bw'uyu mugore wawe uzi ibintu nkoreye sukuntu nyandagaje mu nzira kumanwa gihango imbere ya muramu wanje muze kuba tuba mu nzu yawe nta burenganzira bigwa ku mugore wanje kuba mure nawe nkamusuhuza ntabwo uri umugore wanje urakaraba umugore wanje n'uwawe wowe urankarabira umugore nta soni ufite oya ndamuramukije urankarabira umugore iyo nkusanga weho ngo nkwereke nta soni ukarabye ne
Hasoni urafata umugore wanyu ukamukaraba. Mukaraba si wari uhari. Muze nkubwira ikintu kimwe. Bagakaya mvira mu rugo. Mvira mu rugo. Iyi nzu nubwo nyikodesha ubu hani wanje. Ni wanje. Uramutesha umutwe mu muhanda ukanaza no kumutesha umutwe mu rugo. Kumwivuga nabi. Narabishimiye rega murabapanga ibeza. N'intumwa y'Imana. Mwivuga nabi. Kuba abapanga ibeza ntabwo bituma wirirwa ukaraba umugore wanyu. None arashaka kuzamfata. Nose wowe mpamvu nsebeje imbere ya muramu wanje kako. Wongo iki? Uzi kuntu nsunitse nkagenda nkabandagara nkagwa nkiriye. Je nje kukureba ngo mukuregere umuhane kandi umwiyame. Zindagere. Umwiyamaje arubaha abantu bakuze. Hari ugusuhuza. Urafata umugore wanyu ukamukaraba wamukarabaga wawe nagara. None ananyita ngo ndi umugore w'imbere y'undi mugabo ngo nje ngo ndi umugore we. Ngo nibiryo mvuye guhaha ngo nibye ngo nje kumutekera. Sibira byakubabaje. Genda. Oya humura. Genda munyiyameho ngewe rwose. Genda mvira mu rugo. Nuko ibiki se nyine imbugiye nishyuye inzu iyi minsi yinza bari yanjye iminsi nishyuye abari yanjye inzu ubu ni yanjye akakanya nta n'uburenganzira ufite bwo kuza gukandagira hano taguhaye uburenganzira ariko reka mbabwire mwe kuja murambwira nabi nta muntu nje ntungaga urutoki hajya undi hasigaye ameza ngahe wishyuye miyi nzu wango iki hasigaye ameza ngahe hasigaye mwana agenda mukaja kureba iyo muba hakujya mu nsuzugure niko nta soni mva nkubwire muze ikisi dufite uburenganzira kuri iyi jya mwishyuye mu kwakanga Bibiliya nangu hase bara ngo guki hadasi musigaye ameza 3 ameza 3 ameza ubu nzagihanganira kuko nje ntabwo nkundaga icyo gasuzuguro narimwe mu buzima akujya mu nsuzugura mwaje kugenda mugashaka iyo muba muze kuhura nanka gusubiza wewe wisuzuguza unasuzugura uri umugore wanje wowe nje nta n'ikintu mfite n'icyubahiro mba nguhaye uvugana n'umugabo wanjye nje cyari icyubahiro ndi kumuha nawe yamfata agahita mbaraza nkiri nkongera nkamuguya mpamudu wagize si n'ibizi twahuye nje ndamuhobera gutyo mvira mu rugo wubatse se wubatse wamvire mu rugo wa musaza nawe mvira mu rugo nabasubiza nubwo busaza hanjye narahishyuye we nubwo nta ufite amezi 3 wowe nubwo nta n'icicumi ufite amezi 3 nabishura ubusabusa bwanyu babuki ko muramu wanje nawe ameze nk'umuhobo cabe iyo mbimenye uyaranguza nkabasubiza ubusabusa bwanyu nta kintu na kimwuzi nta soni ntacyo uzi ngo amezi 3 inzu ni yanjye rudarubi kandi uzampa na piriyavi kameze unza kandi ushatse sinanayivamo ushatse ntiwagira ute hayi nava ariko uzi ko ngubu nakurega ikintu cyitwa ihohotera muhoteye nde umugore wanjye uraza ukamukaraba uhura nawe sinkamuhobera ndamuryunye